Bakunzi bo mu Rubohero TV, Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Twari tumaze iminsi tudasuhuzanya, tutaganira, ariko munyemerere uyu munsi twongere tuganire. Uyu munsi twongere twibukiranye. N'ubundi ni Clementine Rakarama ubasuhuza kandi ubakunda ibihe byose, ubifuriza ibyiza. Mu Rubohero TV turabakunda, igihe cyose tubifuriza ibyiza kuruta ibindi, aribwo bugingo buhoraho. Munyemerere uyu munsi dutangize isengesho kugira ngo Imana ibane natwe kandi idusobanurire byinshi kurutaho. Nibutsa abatari bakora subscribe kugira ngo bayikore, kandi nimujya mukunda ibiganiro tubagezaho mujye mukora share kugira ngo bigere kuri benshi. Mwibuke no gukora kuri like nimubyishimira. Turabakunda. Reka duce bugufi dusenga Imana. Uri Imana nziza, uri umurengezi w'ubugingo, uri inshuti yacu ya bugufi. Turagushimye Uwiteka ko wabaye mu ruhande rwacu mu minsi yatambutse, ndetse na n'iyi saha ukaba ukiri kumwe natwe. Uyu ni umunsi w'umugisha uduhaye, umunsi wo kongera kubana nawe bundi bushya. Ni amahirwe mashya yo kwihana, ni amahirwe mashya yo kuba twakwakira Umwami Yesu nk'Umwami n'Umukiza wacu, kandi ni amahirwe mashya yo kuba twagira impinduka muri twe. Nushimwe ko tugihumeka. Ni benshi batakiri muri ubu buzima, ni benshi impamvu zitandukanye. Hari abarwaye biba ngombwa ko bataha, hari abavuye mu rugo bakora agisida biba ngombwa ko bataha. Impamvu nyinshi zitandukanye zatuma abantu bava muri ubu buzima bakajya mu bundi. Nushimwe rero ko twebwe tugifite ayo mahirwe yo kuba twagira ibyo duhindura. Tukimara kugushimira rero Uwiteka, nunyemerera twese udutunganye, tubabarire, mbabarire ibyaha byanjye, by'umuryango wanjye mbabarire, kandi buri muntu wese wumva iki kiganiro unyemerere umweze aya masaha ahinduke ukiranuka mu maso yawe. Gusa ijambo ryaramwe ngo hahirwa uwizera ko ijuru rwose n'amaraso ya Yesu ngo nguwo ahinduka umukiranutsi. Muririmbyi we arangije araririmba aravuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka ngo usibye kwizera ngo ko wejejwe n'amaraso ya Yesu masa. Mana yacu nishimwe, urakoze kutweza Uwiteka, urakoze kutugirira impuhwe ndetse n'ibambe, urakoze nyir'ibihe. Ukimara kutweza rero kuko twabaye abakiranutsi, waravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Nunyemerere ubane natwe muri iki kiganiro, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyemerera muri iki kiganiro tugiye kugirana n'abakunzi bo mu Rubohero TV, utange ihumure, utange kugubwa neza, buri mutima uhe kugubwa neza, kandi ibyo tubivugira ntaba ari twe. Uwiteka urangurure, ubwire ubwoko bwawe, nurangiza ujye mu mitima y'ubwoko bwawe, watunganye ijambo ryawe rigende rigeremo, rimere nk'inkota isogota, rigende rituremo, ritubere impamba izatugeza mu bwami bwawe, ritubere impamba izadukomeza mu bihe bikomeye, ritubere impamba izadutunga mu gihe twishwe n'inzara, mu gihe twishwe n'inyota, ritubere impamba. Ngaho bana natwe, tugirire neza, ngaho turengere, tubere byose. Icyo dushaka ni ukubana nawe, icyo dushaka ni ugukora tubwirijwe nawe, icyo dushaka ni ukuvuga tuvugishijwe nawe, icyo dushaka ni ubuzima burimo Imana, icyo dushaka ni ukuba mu mugambi wawe Uwiteka.
uzatugirire neza kandi ubwo tugendera hamwe n'abakunzi bo muri Rohero TV, nyemerere ugendere n'abantu bose bo mu isi yose, kuko nawe ni ubwoko bwawe, ubiteho muri byose. Ngaho amavi yose nagupfukamire mu isi, mu ijuru ndetse n'ikuzimu bagupfukamire, kandi amajwi yose avuga ko uri uwera, indimi zose zivuga gukomera kwawe. Ganza muri byose, icyo tukuragije ni ubugingo bwacu, ni uburinde, kuko nicyo gikuru, nibwo buzakubona. Mu izina ryawe ryera Yesu tubyambaje twizera, koze amena. Imana yacu ni ishimwe, kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro, kuko iri mu ruhande rwacu. Ni Imana nziza, ni Imana y'amahoro, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana igihumuriza abihebye, ni Imana igisubiza mu mahoro bacurindwa. Ni Imana nziza izi ibyo dukeneye, yarangiza ikabikora. Haleluya. Munyemerere rero mbasuhuza abari mu Rwanda, abari Burundi, abari Uganda, munyemerere abari Haiti, abari muri Amerika, abari mu Bwongereza, abakunzi bacu bose, munyemerere mbasuhuze. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero murabizi tugenda tuvuga byinshi bitandukanye, dukora byinshi bitandukanye, ariko byose ari bitugirira umumaro. Munyemerere dusome mu gitabo cy'umugenzi, ngire ngo abenshi batwumva badukurikira mwakunze kumva ako gatabo kitwa Umugenzi. Agira ngo rero uyu munsi tube ariho dusoma, dusome mu gatabo k'Umugenzi. Ndashaka ko dusoma inkuru paje 109, umutwe w'amagambo witwa ubwihebe. Dusome mu izina rya Yesu. Munyemerere dusome ngo, nuko ndota yuko bamara akanya bagikikiye rwa ruzi, maze inzira itandukana narwo, bagira agahinda kenshi, ariko ntibahangara kureka iyo nzira. Aho inzira iteshukira ku ruzi yarimo amabuye menshi, kandi ibirenge byabo byari bihishijwe imputa n'urugendo. Nicyo cyatumye imitima yabo icogozwa cyane n'iyo nzira, nuko bagenda bifuza indi. Imbere yabo ho gato hari urwuri ibumoso bw'iyo nzira, hari n'irembo ryinjiza umuntu muri rwo. Urwo rwuri rwitwaga urwuri rw'inzira iteshuka. Mukristo abwira mugenzi we ati, niba uru rwuri rukikiye inzira yacu, niba uru rwuri rukikiye inzira yacu tunyuremo. Ajya ku irembo ngo arebe, abona inzira ikikiye iyabo hirya y'uruzitiro. Aramubwira ati, bimeze nk'uko nifuzaga, aha niho heza, ngwino Byiringiro duce mu irembo. Byiringiro ati, iyo nzira nituyobya biragenda bite? Mukristo ati, si iyo kutuyobya, dore ntikikiye inzira yacu. Nuko Byiringiro yumvira mugenzi we, aramukurikira, aca muri iryo rembo, bagera muri ya nzira yindi, basanga ari nziza itababaza ibirenge,
kandi barebye imbere yabo babona umuntu uri muri iyo nzira witwa Mwiyiringira, baramuhamagara bamubaza iyo nzira aho ijya, arabasubiza ati irajya ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru. Mukristo abwira mugenzi we ati sinakubwiye, dore turagenda neza. Baramukurikira bakomeza iyo nzira, maze burira umwijima uba mwinshi, ntibareba wa wundi ubari imbere. Nuko Mwiyiringira uwo, kuko atabashije kureba inzira, agwa mu bushya burebure bwacukuwe na nyiri icyo gikingi kugira ngo yiciremo abapfu bihimbaza, avunagurwa n'uko kugwa. Mukristo na mugenzi we bumva agwa, barahamagara batubaye iki? Ntihagira ubasubiza, bumva umuniho gusa. Byiringiro arababaza ati none turi he? Mugenzi we araceceka, kuko yari atangiye gukeka yuko ahari bayobye, kandi ari we wabayobeje. Imvura nyinshi itangira kugwa, ijoro rirahinda, inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, baratinya. Umugezi uruzura, amazi arushaho kugwira. Byiringiro araniha, aravuga ati iyo nkomeza inzira simvemo. Mukristo ati twabonye iki cyakekesha umuntu yuko iyi nzira yatuyobya? Byiringiro ati nayitinye, tutarayigeramo nguhana buhoro, mba naguhannye cyane, nuko unduta ubukuru. Mukristo ati nshuti yanjye mbabarira, mbabajwe nuko nakuyobeje nkakujyana mu kaga kangana gutya. Ndakwinginze mbabarira, sinakoze nabi mbigambiriye. Byiringiro ati humura mwene data, ndakubabariye, kandi wemere yuko ibi bituviramo umumaro ubwa nyuma. Mukristo ati nishimiye yuko ndi kumwe n'umunyambabazi, ariko twe guhagarara, ahubwo tugerageze gusubira inyuma. Byiringiro ati mwene data reka njye imbere. Mukristo ati ahubwo reka bari jye ujya imbere, mbanze mu kaga ko mu nzira, kuko ari njye watumye tuyoba twembi. Byiringiro ati oya, ni njye ujya imbere, ahari umutima uhagaze watuma wongera kuyoba. Bumva ijwi ribahumuriza riti werekeze umutima ku nzira nyabagendwa, ya nzira wabanje kunyuramo, hindukira usubireyo. Maze amazi yari yuzuye cyane, gusubirayo kubatera akaga gakomeye. Mumaze menya yuko kuva mu nzira y'Imana turimo bibangutse, biruta kuyisubiramo twayivuyemo. Bagira umwete cyane wo gusubira inyuma, ariko umwijima wari mwinshi n'amazi yari maremare. Cyo cyatumye baba mu kaga ko kurengerwa inshuro 9 cyangwa 10, kandi nubwo bagize umwete mwinshi ntibashobora kugera kuri rya rembo muri iryo joro. Nyuma basanga ubwugamo buto, bicara munsi yabwo bategereza ko bucya, maze kuko bananiwe barasinzira. Aho bari basinziriye ntihari kure y'umusozi witwa Ishidikanyamana, hubatseho igihome.
nyiracyo yari igihanda cyitwa Bwihebe. Mu gikingi cyacyo niho bari basinziriye. Kibyuka kare mu gitondo, kigendagenda mu gikingi cyacyo, gisanga Mukristo na Byiringiro basinziriye, kirabakankamira, kirabakangura, kibabaza aho baturutse n'icyo bakora mu gikingi cyacyo. Baragisubiza bati, turi abagenzi twayobye. Gihanda kirababwira kiti, iri joro mwansuzuguye kuko mwandibatiye igikingi mukagisinziriramo, mwakoze icyaha. Reka mbajyane iwanjye. Ntibabasha kwanga kuko cyabarushaga amaboko, kandi ntibabona icyo bavuga kuko bari biziho icyaha. Nuko icyo gihanda kirabashorera, kibajyana mu gihome cyacyo, kibafungira mu kazu kari hasi y'ubutaka, kari mu mwijima mwinshi n'umunuko mubi ubabaza cyane. Bamaramo iminsi 4 n'amajoro 4, batarya batanywa, batabona umucyo cyangwa umuntu wabasuhuza. Nuko bari mu mubabaro mwinshi, batandukanirijwe kure y'inshuti n'abakunzi babo. Mukristo arusha mugenzi we agahinda kuko ari we watumye bayoba bakajya muri ayo makuba. Ijoro rya mbere, icyo gihanda Bwihebe cyari gifite umugore w'igishegabo witwa Nyirabyiringiro bike. Kiryamye kimubwira ibyo cyagiriye abo bagenzi, kimubaza ikindi gikwiriye kubagirira. Akigira inama ati, ni by'ukuri mu gitondo uzabakubite cyane, we kubababarira. Umunsi wa kabiri, kibyutse mu gitondo cyenda igikoni kinini, kiramanuka kinjira muri ka kazu barimo, kibanza kubatuka nk'utuka imbwa. Nubwo batagishubije ijambo ribi na rimwe, kirabadukira, kirabakubita cyane, ntibabasha kugira icyo bihereza, kandi aho bari baryamye ntibabasha kwihindukiza. Kiragenda kibasiga biganyira amaganya menshi no kuribwa kwabo. Nuko biriza uwo munsi basuhuza umutima baboroga cyane. Iryo joro umugore w'icyo gihanda avugana nacyo, yumva ko bakiriho, abwira ikigabo cye ati, uzababwire biyahure. Umunsi wa gatatu, nuko mu gitondo kijya aho bari, kibatugura nk'ubwa mbere, gisanga bababazwa cyane na za nkoni. Kirababwira kiti, ubwo mutazasohoka ukundi aho muri, icyiza ni uko mwakwiyahuza intambi cyangwa umugozi cyangwa umuti wica. Ushakira iki kubaho ubwo kurimo imibabaro ingana ityo? Bakinginga kubarekura. Kibareba igitsure, kirabadukira, kirabaturumbukira, kiba cyarabishe rwose. Nuko cyafashwe n'igicuri cyakundaga kugifata ubundi ku mucyo. Kimara umwanya kirabya ukuboko, kiragenda kibasiga nka mbere ngo bajye inama y'icyo bakora. Izo mbohe zirabazanya ziti, dukore ibyo atubwiye cyangwa turorere? Mukristo abaza mugenzi we ati, turakora iki? Kubaho kwacu kwa none ni kubi cyane. Ku bwanjye meze mu rungabangabo. Sinzi yuko icyizere ari uko twabaho tumeze dutya, cyangwa ari uko twapfa nonaha. Umutima wanjye uhitamo kwiyahuza umugozi, bindutira kubaho. Ikuzimu no heza harusha inzu y'imbohe kunduhura. Imana yacu ni ishimwe, kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Nshuti bakunzi bo mu Rubohero TV, turacyakurikiye zino nkuru, ariko murumva umubabaro Mukristo na Byiringiro barimo.
hari igihe umuntu ateshuka inzira, hari igihe umuntu ateshuka inzira akayoba, yamara kuyoba yarangiza agahura n'umubabaro mwinshi, umubabaro mwinshi uteye ubwoba, hahandi yumva yanakwiyahura, akabona ubuzima abayemo bumurutira kuba yapfa, ubuzima abayemo bukamurutira gihenomu. Biba bigeze ku rwego rukabije. Imana yacu ni ishimwe. Ahari waba uteze amatwi iki kiganiro warahuye n'ubwo bubabare cyangwa se uburimo, Imana yacu ni ishimwe. Nsigaye numva twajya tuganira, noneho mwarangiza bitewe n'icyo twaganiriyeho buri wese akazavuga uko abyumva. Ngize icyifuzo nkavuga ngo muri iki kiganiro dusanze ko hari ibintu abantu bahura nabyo bibabaje, biteye agahinda ndetse biteje n'umubabaro mwinshi. Ese niba warabinyuzemo wabisohotsemo gute? Cyangwa uracyari mu mubabaro? Ese niba uri mu mubabaro ni iki? Wakora iki kugira ngo usohoke muri wa mubabaro? Ariko icyiza gihari, Imana ndayikunda, Imana ndayikunda. Nubwo bimeze gutyo nshuti yanjye, hari uri mu mubabaro kuko wateshutse inzira ukayoba, ariko haracyari ijambo ry'ihumure. Humura, witekereza kwiyahura, witekereza ko ubwo buzima ubayemo urutwa no kwibera igihenomu. Igihenomu ni habi, ni habi, ni ububabare bw'iteka. Nubwo duhura na byinshi tukumva byaturutira gupfa, tukumva twakwiyahura, ariko igihenomu ni habi. Shikama, humura, dufite Imana ijya ibabarira n'abateshutse. Dufite Imana ifite impuhwe ndetse n'imbabazi. Mureke dukomeze. Nuko umukristo yari akivuga ko aho hantu bari habi pe, ngo yumva yakwiyahuza umugozi ngo bimurutira kubaho, ngo ikuzimu niho heza, arusha inzu y'imbohe kunduhura. Arakomeza aravuga ngo mbese twumvire inama ya cya gihanda. Byiringiro ati sinzi yuko tumerewe nabi cyane, nahitamo gupfa bindutira kugumya kumera nk'iteka, ariko reka twibwire. Nyir'igihugu tujyamo yarategetse ati ntukice. Iryo tegeko ritubuza kwica undi, noneho ntirirushaho kutubuza kwica. Uwica undi aba yishe umubiri we gusa, ariko uwica aba yicanye umubiri n'ubugingo. Kandi mwene data, umva ko uvuze uti ikuzimu harusha aha hantu kunduhura, ariko mbese wibagiye igihenomu aho abicanyi batazabura kujya? Byanditswe ngo nta mwicanyi uhabwa ubugingo buhoraho. Kandi twibwire yuko cya gihanda bwihebe kidashobora byose, kuko numvise yuko n'abandi bafashwe nacyo bakagicika. Ahari Imana yaremye isi yabasha kucyica, cyangwa ahari yakibagiza gufunga urugi, cyangwa ahari cyakongera kuzukurirwa n'igicuri imbere yacu kikaharabira. Cyakongera kumera gityo, ngambiriye yuko nagira ubutwari ngakora icyo nshobora cyose ngo nkikize. Nabaye umupfu kuko kare nagerageje kucyikiza, ariko nshuti yanjye
twihangana igihe gito. Haleluya, amina. Ngo kuko hari igihe cyasohora tugakira. Haleluya. Ngo ariko reka tureke kwiyahura tukihindura abicanyi. Byiringiro ahumurisha mugenzi we ayo magambo aramugarura. Imana yacu nishimwe. Ariko ndakundiye Imana. Ntabwo igireka tugenda twenyine, yaduhaye abo kugendana nabo. Ahari wowe ushobora gutekereza ukavuga ngo njyewe ndihebye, ukavuga ngo nta muntu turi kumwe, ukavuga ngo n'inshuti nagiraga zarampemukiye. Ibyo byose birashoboka ko wari ufite abo mukundana, birashoboka ko wari ufite abo mugendana barangiza bakaguhemukira. Ariko nshuti nziza, nshuti yo mu Rubohero TV, nagira ngo nkwibutse ko utari wenyine. Ni ukuri, naho waba udafite byiringiro muri kumwe, ariko ntabwo uri wenyine. Ufite Mwuka Wera, inshuti yacu, Mwuka Wera mujyanama, Mwuka Wera uduhumuriza. Nubwo bimeze gutyo, nubwo twayoba, ariko dufite Mwuka Wera. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Mwuka Wera ajya ahumuriza umuntu, akaguhumuriza ugahumurika, akavuga ngo ahangaha nubwo wateshutse, ariko humura, ntabwo uri uwo gupfa. Ihanganeho gatoya, ahari wabona ubutabazi. Ihangane, ahari Imana wizeye yakugirira neza. Ihanganeho gatoya. Imana yacu nishimwe. Ese nkumbura kugira inshuti nziza. Kugira inshuti nziza biraryoha. Kugira inshuti nziza ni iby'igiciro. Inshuti kugira inama, inshuti kuyobora, inshuti guhumuriza. Atari yayindi bakuvuga, arangiza ikavuga ngo ariko ngo nanjye naramubwiye yarananiye. Imana igitanga inshuti nziza, Imana igitanga abajyanama beza. Niba aka kanya ntayifite, humura, Mwuka Wera ari kumwe nawe. Kandi mfite ibyiringiro ko buri muntu wese uri kumva iki kiganiro, Imana izamuha inshuti nziza yo kugendana nayo. Imana yacu nishimwe. Nuko Byiringiro ahumuriza mu Kristo. Kadukomeze. Byiringiro ahumurisha mugenzi we ayo magambo aramugarura. Biriza uwo munsi bari mu mwijima, bameze nabi. Bigiye kwira, cya gihanda kirongera kiramanuka, kinjira muri ka kazu ko munsi y'ubutaka ngo kimenye yuko bacyumviye. Kigezemo gisanga bakiriho, ariko bameze nk'ibiti byegetse, kuko bamaze igihe kirekire batarya, batanywa, kandi bafite inguma nyinshi. Bituma basigarana guhumeka no kuvugana gusa. Gisanze bakiriho kirarakara cyane, kirababwira kiti ko mutanyumviye muzifuza muti iyo tutavuka. Bahinda imishyitsi cyane. Kristo arahondobera maze arahembuka. Arongera abajya inama y'iby'icyo gihanda cyabategetse. Kristo arongera asa n'ushaka kucyumvira, maze Byiringiro amusubiza ubwa kabiri ati nuko amusubiza ubwa kabiri ati mwene data, wibagiwe uko wari intwari. Haleluya. Ariko nshuti zanjye,
inshuti nziza ni nziza. Haleluya. Ndumva buri wese uteze amatwi iki kiganiro cyangwa buri wese uzacyumva, Imana imbabarire nyumvira aya masaha, izamuha inshuti nziza, inshuti itari iyo kumuyobya, inshuti itari iyo kumwihebesha, ahubwo inshuti yo kumuhumuriza, inshuti yo kumubwira ngo nubwo bimeze gutyo, kamubwira ngo ni ukuri haracyariho gutabarwa, kamubwira ngo nubwo umusozi ari muremure, nubwo umusozi duhagazeho ari mubi, ariko humura, nubwo turi mu mwijima hari igihe buzacya. Inshuti yo kumubwira ngo ntabwo ari uko bizahora, inshuti yanjye, inshuti yo kuguhumuriza. Icyampa ngo ubone inshuti yo kuguhumuriza, kubwira ngo ntabwo ariko bizahora, kubwira ngo hariho igitondo cyiza, kubwira ngo hari igihe buzacya, kubwira ngo nubwo ubabaye hari igihe uzishima, kubwira ngo nubwo uri kuburara hari igihe uzarya, humura, kubwira ngo nubwo ubushomeri bukumereye nabi, kubwira ngo hari igitondo kimwe, ngo hari igihe buzacya ukabona akazi, kubwira ngo hari igihe uzikorera inshuti yanjye, kubwira ngo humura, kubwira ngo nubwo kutabyara biryana uwo musozi ukaba umazeho igihe, kubwira ngo hari igihe kimwe uzarasirwa n'umucyo w'Imana nawe ugasama. Imana yacu nishimwe, kubwira ngo nubwo uhagaze ku musozi w'amagambo, kubwira ngo hari igihe buzacya abantu bagahindura imvugo, kubwira ngo nubwo uri ku musozi w'umubabaro hari igihe buzacya ukagera ku musozi w'ibyishimo. Imana yacu nishimwe, inshuti kwibutsa ibikomeye wanyuzemo, ni ukuri ndabizi abenshi mu bakunzi bacu, abakunzi bo muri Uruhero TV, mwanyuze muri byinshi, mwaciye muri byinshi. Ibyo ngibyo mwanyuzemo rero ari impamvu Imana yabibanyujijemo, byari ibyo kubakomeza mu gihe gikomeye, byari ibyo kugira ngo muzibuke muvuga ngo na cya gihe bwarakeye, nimurangiza mukomere, mukomeze urugendo, dukomeze. Nuko aravuga ngo mwene data, ubagiwe ko wari intwari, ngo Apoloni ntiyakunesheje, cyangwa ibyakubereyeho muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu nabyo ntibyakunesheje. Umaze kunyura mu miruho myinshi n'ibiteye ubwoba n'ibitangaza byinshi, none ugize ubwoba, dore ndi kumwe nawe muri aka kazu kabi, kandi undusha amagara cyane, kandi twasangiye gukomereka no kugira inzara n'inyota no kuba mu mwijima, ariko dukomeze kwihangana. Ibuka uko wari umugabo muri rwa rurembo mburamumaro, ntiwatinya iminyururu cyangwa ka kazitiro cyangwa urupfu n'agashinyaguro. Nuko twihangane uko dushoboye, kugira ngo twe gukorwa n'isoni zidakwiriye umukristo. Imana ishimwe. Yari afite inshuti nziza, mwibutse iby'imibabaro biteye ubwoba yanyuzemo, mwihanganisha imubwira ko ibyo bidateye ubwoba kuruta ibyo yanyuzemo. Imana yacu nishimwe. Nijoro cya gihanda n'umugore wacyo baryamye, akibaza iby'imbohe zacyo yuko zumviye inama yacyo, kiramusubiza kiti, ibyo birimarima bifite imitima ikomeye, bihitamo kwihanganira ibyago byose, bibirutira kwiyahura. Arakibwira ati, ejo mu gitondo uzabajyane mu mbuga, ubereke amagufwa n'ibihanga by'abantu wishe kera, ubakangishe
ubabwire uti iminsi 7 itarashira nzabatanyagura nk'uko natanyaguye bagenzi banyu aba. Umunsi wa 4 nuko mu gitondo cya gihanda kirongera kijya aho bari, kibajyana mu mbuga kibereka amagufwa nk'uko umugore wacyo yakigiriye inama. Kirababwira kiti aya magufwa y'abagenzi bameze nk'amwe, amagufwa n'abagenzi bameze nk'amwe. Abandi bati igikingi nk'amwe ndabafata ngeze aho nashakiye ndabatanyagura. Iminsi 10 itarashira nzabagirira ntyo namwe, nimugende musubire mu isenga yanyu. Kivuze ibyo kibasubizayo kigenda kibakubita. Biriza uwo munsi barababara cyane. Bwije icyo gihanda n'umugore wacyo nyirabyiringiro bike baryamye barongera bajya inama y'imbohe zabo. Icyo gihanda gitangazwa n'uko kitabashije kubicisha inkoni cyangwa kubemeza kwica. Umugore wacyo arakibwira ati ahari bihanganishwa no kwiringira yuko babona abantu babakuramo, cyangwa ahari bafite icyo kumena ibyuma bifunze inzugi bakiringira ko cyabahesha gucika. Icyo gihanda kiramubwira kiti ibyo nibyo uvuze mukunzi wanjye, nuko nzabasaka hose mu gitondo. Maze mu gicuku za mbohe zitangira gusaba Imana zikesha ijoro zisaba. Umuseke ugiye gutambika Mukristo aratangara, arirakarira ati ndi umupfunya, naryamye mu kazu k'imbohe kanuka kandi mbasha kwikiza uwo mwanya. Mfite urufunguzo mu myambaro yanjye rwitwa ibyasezeranijwe. Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe. Nubwo bimeze gutyo, nifuzaga ko tugera aha hantu. Nubwo uri mu gahinda gakabije, ariko najya nkubwire ngo ufite urufunguzo rwo kugasohokamo. Urwo rufunguzo nta rundi ni ibyasezeranijwe. Ibuka ko hari icyo wavuganye n'Imana. Uri umubyeyi cyangwa se uri umudamu, ubabajwe nuko za derera zikuzengereje ziri kugutwarira umugabo. Ahari aragenda akarara iyo ngiyo ntatahe. Umunsi ugashira, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira. Uri mu kazi ahantu, uri mu kazitiro urafungiranye. Wagiye mu bwihebe, igihanda bwihebe cyaragufungiranye. Ariko wikingiranwa n'icyo gihanda ufite urufunguzo arirwo byasezeranyijwe. Ibuka iby'Imana yagusezeranije. Yarakubwiye ngo ni ukuri uyu mugabo ni uwawe, ngo kuko ni umugabo w'umugore umwe, ukaba umugore w'umugabo umwe. Imana yacu nishimwe. Ibyo byonyine bituma usohoka muri ako kazitiro. Ahari wihebeshejwe n'ubushomeri, ibuka cya gihe ujya gusenga mu butayu, Imana ikakubwira ngo mwana wanjye humura, nzaguha akazi keza kandi k'umugisha. Wikwifungirana, wihera muri ako gahinda, wiheba muri icyo gikombe cya bwihebe. Icyo gihanda kigufungirana ngo nawe ko kugumemo. Ufite urufunguzo, fungura. Uri mu gahinda ko kutabyara, kandi wibuke cya gihe wagiye mu babyeyi, hari ibyo Imana yagusezeranije. Yakubwiye ko izaguha urubyaro rw'umugisha. Wibuke Aburahamu na Sara igihe baboneye urubyaro. Wari wageze icyo gihe. Witinya rero, wikwicwa n'agahinda, wiguma muri ako kazitiro igihanda cyagufungiranyemo. Afungura, ufite urufunguzo. Twese dufite imfunguzo. Twishimire ko dufite imfunguzo. Twitinda aho hantu, twitinda mu gahinda, twishaka kwiyahura, twishaka kwigirira nabi, twishaka gukora icyaha. Ahubwo twibuka ko dufite imfunguzo, dufungure. Imana yacu nishimwe. Reka dukomeze. Nuko aravuga ngo ye baba we, ababazwa nuko yari afite urufunguzo ntiyabyibuka. Aravuga ngo ufite urufunguzo mu myambaro yanjye rwitwa ibyasezeranijwe, rubasha gufungura ibyuma bifunze inzugi zose z'iki gihome cy'ishidikanyamana. Byiringiro aramusubiza ati uvuze inkuru nziza, rukuremo ugerageze.
Kristo arukura mu myambaro ye, agerageza gufungura urugi rwa ka kazu ko munsi y'ubutaka, rukinguka uwo mwanya rutamuruhije. Bombi barasohoka, ajya ku rugi rundi rujya mu mbuga, narwo arufunguza rwa rufunguzo, ajya ku rugi rw'icyuma rukinze irembo, maze urwo rufunguka rumuruhije cyane, ariko ntirwananira urwo rufunguzo. Basunika urwo rugi ngo bacike vuba, maze rugikinguka rukaka cyane, cya gihanda bwihebe kirakanguka, kibyutswa vuba no kubakurikira ngo kibafate. Kizukirwa n'igicuri kiraraba, nticyabasha kubakurikira. Bariruka bagera ku nzira y'umwami wabo, barakira kuko bavuye mu butware bwa cya gihanda. Imana yacu nishimwe. Maze bajya inama y'icyo bari bukore kugira ngo baburire abandi bazagera kuri rya rembo badateshuka bagafatwa na cya gihanda. Bashinga inkingi kuri iryo rembo, bandikaho aya magambo bati: inzira icyamiye muri iri rembo ijya mu gihome cy'ishidikanyamana. Nyiracyo ni igihanda cyitwa bwihebe, gisuzugura umwami w'igihugu cyo mu ijuru, gishaka kurimbura abagenzi be bera. Nuko ababakurikiye benshi basoma ibyo byanditswe bakira ayo makuba. Kristo na Byiringiro bamaze gushinga iyo nkingi, bararirimba bati: twataye inzira nziza duca ahatanyurwa. Icyo cyatumye ibyago bihadufatira. Uzadukurikira agana mu ijuru azirinde igihanda gitera ubwihebe. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Nagira ngo dukomeze gatoya dusome amagambo make, twumve bakimara kurangiza iyo nzira irimo amabuye uko byagenze. Murakoze. Ngo bakomeze urugendo bajya ku misozi y'igikundiro. Nyirayo ni umwami nyiri wa musozi w'ibiruhanya. Baterera iyo misozi, babona imirima n'ibigombe by'ibiti byera imbuto ziribwa, babona n'inzabibu n'amasoko. Baranywa, bariyuhagira, barya imbuto n'inzabibu uko bashatse. Mu mpinga z'iyo misozi hari abungeri baragira intama, bahagaze iruhande rw'inzira. Ba bagenzi barabasanga, babishingikiriza inkoni zabo nk'uko abagenzi barushye bakora. Barababaza bati: iyi misozi y'igikundiro ni iyande? N'izi ntama zirisha ni izande? Abungeri bati: iyi misozi ni iy'igihugu cya Emanweri, yitegeye ururembo rwe. Izi ntama nazo ni ize, kandi yarazipfiriye. Umukristo ati: iyi niyo nzira ijya mu rurembo rwo mu ijuru? Abo bungeri bati: niyo nta yindi. Umukristo ati: mukore kungana iki? Abo bungeri bati: urugendo ni urwo kunanira abatazagerayo by'ukuri. Umukristo ati: iyi nzira irimo akaga cyangwa ni nziza? Bongere bati: ni nziza ku bayatunganirijwe, ariko abanyabyaha bazayigwamo. Amina. Umukristo ati: hariho uburuhukiro aho abagenzi barushye baruhukira? Abo bongeri bati: umwami nyiri iyi misozi yadutegetse ko tutibagirwa gucumbikira abashyitsi tukabazimanira. Noneho ibyiza by'aha hantu byose ni ibyanyu. Kandi ndota yuko abo bungeri bamenye ko ari abagenzi, babaza amagambo nk'ayo bajyaga babazwa n'abandi bati: murava he? Kandi bati: mwinjiye muri iyi nzira mute? Kandi bati: mwayikomeje mute? Ko abatangira kuza ino bakagera kuri iyi misozi ari mbarwa. Bumvise ibyo babasubije, abo bungeri barabishima, babarebana urukundo. Barababwira bati: murakaza ku misozi y'igikundiro. Amazina y'abo bungeri ni Bwenge na Kamenyero na Ntagoheka na Mutariganya. Babafata mu ntoki, babajyana mu mahema yabo, barabagaburira. Barababwira bati: turashaka ko mumarana natwe iminsi mike, kugira ngo tumenyane cyane, namwe murya ibyiza byo kuri iyi misozi y'igikundiro, mwidagadure. Barabyemera. Uwo mwanya bararyama, kuko ijoro ryari rishyize kera. Haleluya, amina. Nashaka ngo dusozereze ahangaha, ariko nagira ngo mbamenyeshe
nubwo ubona inzira irimo amahwa, nubwo ubona harimo amabuye asongoye, hirya yayo gato hari umusozi w'igikundiro. Nubwo ubona inzira ikakaye, ariko hirya y'inzara hari ukurya, hari ukugubwa neza. Nubwo urara nta bitotsi ifite ukararurira, ariko hirya yaho komeza inzira. Hirya yaho hari ukuryama ugasinzira ukagubwa neza. Hirya yaho hari imbuto, hirya yaho hari amazi meza, hirya yaho hari ubusitani bwiza. Inshuti zo muri Rubohero TV, nagira ngo mbamenyeshe ngo hirya y'uwo musozi, hirya ya Biruhanya, hirya gato, ntabwo ari kure, hari ibyiza. Humura, guma mu rugendo, witeshuka. Ariko naho wateshuka ntugire ngo urapfuye, hari umwami utabara. Imana iguha inshuti nziza muzagendana, ikakugira inama kandi ikaguhumuriza. Kandi uhumure ukomere, ntiwibagirwe gushyira icyapa hahandi wateshukiye, kugira ngo abazaza bagukurikiye batazahanyura. Kandi ntiwibagirwe ko nyuma y'iyo nzira irimo amabuye hari ubusitani bwiza, hari umusozi w'igikundiro. Turabakunda cyane, ngaho nimukomeze mugubwe neza. Imana y'amahoro nibane namwe, kandi Imana y'amahoro nibaha umugisha. N'ubundi ni Clementine Irakarama, ndabibutsa gukora subscribe ku batari bayikora, kandi nimwishimire ibiganiro byacu, mujye mwibuka gukora share, mwibuke gukora no kuri like. Turabakunda, turangije tubifuriza amahoro abari mu isi yose, aho muri hose, isi yose muri rusange, nihabwa amahoro n'Uwiteka, ihabwa agakiza n'Uwiteka, ihabwa ubugingo buhoraho n'Uwiteka. Turabakunda cyane.